bwa mbere namenye Clever nyine yari umusitari, ari umuhanzi asanzwe aririmba indirimbo z'Imana, tuba muri eglise imwe. So bwa mbere namumenye nyine urumva ntamuzi, ntaramubona kuko wigeze kuza iwacu uza njye nahari ndi ku ishuri, uraririmba ariko usiga abantu bafashijwe cyane. Hanyuma rero mvuye ku ishuri mvuye mu rugo iwacu barimo barakuvuga nyine umuntu uririmba neza n'iki. Ngeze ku rusengero ngiye muri worship team mva abana barimo barakuvuga, banatwigisha umwana nari ngiye kumuvuga araza araza atwigisha akaririmbo kawe uvuze yego, ariko akigisha yafashijwe nyine ari kuvuga ati noneho turumva twakundaga kuganira tugatahana, akambwira ati uyu muntu afite umwuka w'Imana aririmba nyine nyine ntubitinde kubumva nyine ni umuntu utazi. Birarangira nyuma ni uko nguko nyine nakumenye bwa mbere ntakuzi muri make. Njyewe rero uko namenye Dorcas, namumenye nk'umukobwa mwiza w'icyitegererezo, ngo ukundwa n'abantu benshi, nyine mwiza, uri kubyumva, uvuga ngo yari mwiza, afite n'ubuhamya bwiza ku buryo byatumaga abantu benshi bamukunda, biganjemo abasore. Mbese ubwo nyine urumva wari wa muntu ushakishwa. Ndumva nabwiriza biba bishimishije kuko aba ari amateka meza. Ntabwo nabura rero kubishishikariza abakobwa benshi badukunda kandi badukurikira ko bakunda kunyandikira bifuza ko mbaganiriza, ariko ni byiza ko urema amateka meza kuko amateka meza y'umuntu rimwe na rimwe, ubuhamya bwiza bw'umuntu rimwe na rimwe ubigiramo uruhare. Rero ndumva nifuza kubabwira ngo ubiharanire ku buryo nushaka cyangwa se nuba mu minsi yawe iri imbere bajya bavuga ngo uriya muntu yari umukobwa wubaha Imana w'icyitegererezo, yari urugero rwiza. Niba warabimenye gutyo utanzi tutaranahura, nyine ni umugisha nyine nabyifuriza abakobwa bose. Thank you too. Kiri kuri WhatsApp. Wangewe uko nakumenye no kugira ngo tumenyane byaturutse kuri Monsieur Musinga, my young brother, niwe mwari muziranye, then aza no kuduhuza kuri birthday ye. So guhera icyo gihe, and then I registered your number. Hanyuma ndakuvugisha nyine turachatinga. So hanyuma tuza gusanga rero ibintu nyine birimo birijyanamo kuko icyambere navuga ni uko byari bigoye cyane kuri njyewe, kubera ko nk'uko nabikubwiye nari mbizi ko hari abandi batipe benshi, kumva abatipe benshi
yaba abo nzi cyangwa se n'abo ntazi nzi ko bagira kandi noneho nanjye hari ukuntu nazanagamo akantu ko kurya nkite gute kwiyemera kwiyumva kumva utakompeta muri kompetisiyo ntabwo bitinda wose ko naba nsebye koko umuntu w'icyamamare urakumva so ariko nyine ni kwa kundi aba ari iby'Imana kuko icyambere ni ibintu nari narasengeye anasengera kandi nkabisengera cyane mbere yo kubyinjiramo nabanje kubitegura mu kubisengera kandi Imana irambwira ko iri kumwe nanjye inshyigikiye so navuga ngo rero naho nakuye imbaraga zo kuvuga ngo ndakuvugisha cyangwa se ndakubwira nti ndagukunda nuko ubwo byari biri mu mugambi w'Imana yego urumva tuvugana nari nkuzi njyewe bya bindi abantu bajya bita ngo ubufana nanjye ni nkaho nariwe kuko nakundaga ibintu ukora nkunda indirimbo uririmba nkunda kukumva ahantu nabaga ndi kuko nyine iyo umuntu hari ukuntu tubaho twebwe ukumva ushaka kubaho igihe cyose uri wegeranye n'Imana rero iyo uri mu bihe byawe byo kwegerana n'Imana of course aba ari ibihe byo gusenga iyo turimo dusenga rero kenshi tuba twumva ziriya ndirimbo waraziririmbaga n'ubundi so nkajya mpora ndimo nzumva ahantu nabaga ndi urumva rero njyewe nari nkuzi nyandikira numvaga ari ibintu byiza rwose kumenyana nawe nkumva ni umugisha rero hari igihe njya mvuga ngo nakundaga iyi ejo nkivuga ko nanone nakundaga n'iyi narazikundaga zose pe sinzi impamvu ukuntu uririmba ariko mbikubwire nubwo njya mbikubwira inshuro nyinshi bikora ku mutima w'umuntu kuko ibintu uririmba birimo Imana yabishyizemo umwuka wayo birimo amavuta y'Imana rero ibintu waririmbaga byabaga birimo umwuka w'Imana kuko ejo nyine nabaga ndi gufashwa n'iyi ejo nkongera ngafashwa n'iyi zose zawe nyine zose nkumva nyine zirimo umwuka w'Imana nkumva zirangeza ahantu nshaka kugera amen Imana ishimwe cyane yego yari abyujuje ariko kandi nanone ikindi cyatumye mwemera ni uko yari no mu mugambi w'Imana hari igihe umuntu aza ukabona nyine n'ubundi ibyo afite ibyo agomba kuba afite arabyujuje ibyo ushaka arabyujuje ariko ukumva ntabwo birimo muri wowe rero iyo biri mu mugambi w'Imana hari n'ukuntu Imana ishyiramo akayo ikakumvisha ko kumva nyine umutima urahamanya n'Imana ko ari we mu gihe nsanze habanye n'uwo namubonaga n'uko namubonaga hari ukuntu tubona abantu ariko ukamubonera hari ariko utamuzi mu by'ukuri tuvuge urugero bano bantu twita ngo abakozi b'Imana cyangwa se abantu tubona b'abasitari muri make hari ukuntu umubona ukamutekereza uko umubonye ariko mu by'ukuri mwahura ugasanga uko wamubonaga ntabwo ari ko ari igihe cyose nashoboraga gusanga uko nkumva urimo uraririmba uko nkubona bitandukanye n'uko uri ntabwo byari gukunda ibihe bya fiyansaye of ntabwo biba byoroshye ko nyine uba uri kwiga ku muntu gutekereza imiti umuntu bizagenda bite ikindi abantu b'abakozi b'Imana ntabwo haburamo akantu k'urunturuntu amagambo
satani nyine arwanya abantu b'Imana, arwanya umugambi iyo abona ko ari ibintu by'Imana, satani arabirwanya. Rero umuntu agenda ahura n'utuntu dukomeye, abantu bakavuga ibi ukabyumva ukumva biragukomerekeje, Imana ikakurwanirira ukabirenga. Ni ibyo ngibyo biba bikomeye. Ibihe rero nanjye navuga ngo byankomereye cyangwa se wenda no muri rusange byadukomereye ni ibihe byo gutegura ubukwe. Cya mbere haba harimo challenge nyinshi, ibintu ukijyamo bwa mbere, ni ubwa mbere twari dukoze ubukwe no muri famiye zacu ni ubwa mbere. Noneho ugasa ni njyewe umwana warakoze ubukwe iwacu bwa mbere, nawe kandi nanjye n'undi wa mbere mu rugo. Twari tutarabimenya kabisa, tutazi ngo bacaye, kumenya ngo process zo kujya mu miryango n'iki. Sometimes nkanjye nk'umwana wibereyeho w'imfubyi akamenya kwimenya, akamenya kumenya umuryango. Numvaga ari njyewe ugomba kwitegurira ibintu akaba ari nanjye ubyiyoborera. Urabyibuka neza, ukagera ahangaha bakubwira ati ntabwo ari hano ubanza uraca hirya, ati ntabwo ubanza ahangaha, ati burya ati imyanzuro ntabwo ari wowe uyifata, ati ifatwa n'abasaza. ukongera ugasubirayo. Nyine bikankomerera kubera ko namenyereye kwifatira imyanzuro, ugasiba agenda. ni ibintu byari bikomeye muri kiriya gihe vraiment. Ni ibintu byari bikomeye, ariko turashima Imana ko nabwo Imana yabiducishijemo neza, kuko hari aho byagera ukumva birimo birakumaramo imbaraga, ariko Imana yaradufashije bigenda neza. Ni byinshi. Yari umusore utuje pe, nkunda abantu batuje, ariko nyine yari umusore utuje ku buryo nyine umutima wanjye wabyifuzaga cyane. Atuje, yari umuntu utanga amahoro, atari wa muntu ukubwira ngo kora iki kubera ko mukundana cyangwa ngo bigenze utya. Yari umuntu nyine ushobora kukugira inama ariko nanone atuje, yari umuntu unyumva. Nakundaga ukuntu nyine nyumva, akansapotinga bigaragara. Ikintu nibukiraho Dorcas mbere yo kubana, yarankundaga kuko nanone aracyankunda, byariyongereye, ariko it was amazing, byari bitangaje cyane kuko yarankundaga, akankunda nyine bya bindi birenze, sinzi ukuntu nabibabwira, ariko yari wa muntu ubona niyo andeba cyangwa twashobora kwicarana akandeba gusa akanyitegereza ntavuge, ukumva mbese ngahita mbona ni urukundo gusa, mbese wasaga n'urukundo pe. So hanyuma rero nicyo kintu njya nibuka, warankundaga kabisa. Noneho nanjye najyaga nicara ndi umusore nkavuga nta bwoba na bumwe mfite bwo gushaka, mfite umuntu nizeye ko ankunda by'ukuri. Of course, nyirabayazana, ya ndirimbo y'abavuga ngo nyirabayazana ninde gukuye mu rungano. Ubundi baba bavuga umusore se bari kuvuga umusore none se hari undi bugukuye mu rungano. So nyirabayazana rero ni uwo nguwo. Navuga ngo ntabwo nari mutoya, ariko kandi nabwo uruhande rumwe havuga ngo nari muto. Icya mbere impamvu uvuga ko ntari mutoya, urumva narimenye, ukumva
ni ukuvuga ngo nafashe resiponsabirite nkiri mutoya byatumye nkura numva nimva nk'ukuze. Ikindi no mu myaka ntabwo nari mutoya, imyaka 28 ubundi ntabwo ari mikeya, usibye ko kuri ubu ngubu yabaye mikeya bitewe n'abantu bakumva abantu basigaye baramenyereye gushaka afite muri za taranti 40, ariko ubundi imyaka 28 ntabwo yari mikeya ugereranije. Mu by'ukuri ntabwo nari mbyiteguye pe, ni uko nyine byari umugambi w'Imana, kuko ngewe rwose kiriya gihe ntabwo nari niteguye gushaka, ntabwo byari biri muri gahunda, nari mfite utundi tugahunda twinshi hanyuma nkazabona gushaka nyuma, ariko nta muntu wabasha kuburizamo umugambi w'Imana. Imana yari bizi ko tuzabana mu kwa 12 tugatangirana umurimo w'Imana mu kwa 3, byose Imana yari yarabipanze. Rero njyewe byarangwiririye, ariko kubera nyine uwo mugambi w'Imana ntabwo nari bubashe kubisubiza inyuma. Urabizi ko nabyemeye nyine bingoye, nemera nanga. Gusa ni ukuvuga ngo mu ijambo rimwe tugisubije rimwe ni uko byari mu mugambi w'Imana. Turaza kubisobanura nyuma. Nk'uko nari maze kubivuga haruguru nyine byarabanje birankanga, ndavuga nti igihe ntikiragera, ntabwo nari nakabipanze, ariko nk'uko wabivuze haruguru naragukundaga pe cyane, kandi numva ko rero niba ngukunda kandi nta mpamvu yo gutuma byanga, mbyakira neza, numva bizaba ari umugisha bishimishije kubana nawe. Umuntu nyine akaba yumva atazi ibyarimo, yumva atazi niba ari we cyangwa niba atari we, uba wumva nyine utazi ukuntu ibintu byose bimeze. Uvuga ati ni njyewe se wakoze ubukwe cyangwa hari undi muntu? Ukumva wakuze, ukumva ugiye guhindura ubuzima, uvuga ati koko se. Bajya bavuga ko uri umugore wa kanaka, dore wa mugore wa Clever ngo uriye. Twajya nko mu mujyi gufata imyenda ngo ni umugore wa Clever, kugira ngo ibyo bintu bizakuze mu mutwe. Hari igihe uba bivuga nyine ukikanga ukavuga ati si uyu muntu nabyo arabizi neza, nyine umuntu aba yumva ataramenya ibyo ari byo, ariko wumva umuntu tugiye kubana ukongera ukabitekerezaho uvuga ati mvuye mu rugo mama wanjye Yesu we wongera kugaruka, mama se umwana aramukumburaga nkahita nirukanka iryo joro nkararangiye, avuga ni siko nshobora kuzamukumbura rimwe ngende ngo njye kumureba, nubwo bwose nyine ndamukumbura nkagenda nkamureba, ariko ntabwo ari nk'icyo gihe. Nyine narabitekerezaga iryo joro, gusinzira wapi, nyine umuntu arara amajoro ari kwibaza ibintu bigiye kuba ari ibiki. Ngiye kugira famiye bajya bavuga ngo baje iwanjye, nyine biba ari ibintu bitangaje. Ibintu byabaye ku munsi wacu w'ubukwe byose ntabwo nari mbyiteze, ni ibintu ntatekerezaga ngo numve ko ndimo ndabishyikira. Numvaga bizaba ari byiza yego, ariko bitari ku rwego byabayeho. Ntabwo rero uko byagenze ko byabaye byiza nari mbyiteze, nari niteze ko biri bube byiza ariko bitari bube byiza ku rwego byabayeho byiza. Abantu ukuntu bari bishimye, abantu bari baje mu bukwe, nyine ibyo byose ntabwo nari mbyiteze pe.
Okay, nanjye ngize icyo mbivugaho. Urebye hafi ya byose ni ibintu tutari twiteze, kubera ukuntu byasaga neza, byari birenze, n'ibyo wumvaga bizaba wasangaga byikubye nyine, byabaye byiza kurushaho. Imana yarakoze. Imana yagize neza. Amen. Ntabwo mu bukwe haburamo za challenge, ntabwo haburamo ibintu nyine bigora, ibitero bya satani, usanga nyine ibintu bigiye gupfa, imvura ngaho yaguye, abantu babuze aho banyura nyine. Ntabwo bene utwo tuntu ntabwo tuburamo, ariko Imana ishimwe ko yabigenje neza, tugakora ubukwe neza bikarangira. Ni ukuvuga ngo ikintu ngiye kukubaza, who is clever now? Sibyo? Ngiye kugutera imitoma wibaze bikurenge. Okay. Kugize ubwoba. So turabanye, twarakundanye, tugera aho dukoze n'ubwo bukwe, burarangiye. Ubu ngubu turabanye mu myaka irenga 2 n'igice gutyo, imyaka 2 n'igice. Ubu ngubu dufite abana 2 b'abakobwa, umwe yitwa Ineza Okren Clever, undi yitwa Abeza Kairi Clever. N'abandi barimo baraza, n'abandi bazaza, kuko Imana izaduha tuzabakira. Turi batoya, sibyo? Ikindi twaragutse mu murimo w'Imana nyuma yo kubana, nk'uko twabivugaga. Nyuma yo kubana nibwo twamenye impamvu ibintu byihuse, ibintu byagiye bitwituraho tutabiteganyaga. Byari umugambi w'Imana kugira ngo duhite dutangira gukorana umurimo w'Imana muri kiriya gihe kitari cyoroshye, covid ijemo, ari nabwo abantu benshi batumenye. So ibyo byose byabereyeho kugira ngo dufatanye umurimo w'Imana twakoranye. So ariho tugikorana n'ubu ngubu, kandi turizera ko Imana izakomeza kudushoboza, n'abazadukomokaho bose bazakorera Imana. So Imana rero tugirira neza, turahura, turakora, hanyuma dutera imbere, sibyo? Navuga mu buryo bwose Imana nta kitakoze ugereranije n'uburyo twakoze ubukwe tumeze. So nyuma y'ibyo byose Imana yadukoreye, tukabana, abantu bakaba batuzi, bashobora kudukurikira. Dufite abantu badukurikira bangana nk'uko bangana, ntabwo ari bakeya. So ibintu byose twavuze, yaba byo muri mbere ya fiançailles cyangwa se muri fiançailles, bihurira hehe na reality ubuzima tubayemo ubu ngubu. So icyo ngiye kubaza, kandi nanjye wenda ndi bwibaze, so who is clever now and who is Dorcas now? Imana ni nziza vraiment, ndayishimira cyane. Clever munsi ni umugabo mwiza cyane, birenze uko umuntu ashobora kubibona. Ni imfura, inshuti yanjye magara, birenze cyane ibyo natekerezaga.
mumenya birenze cyane ibyo natekerezaga duhura, birenze cyane ibyo natekerezaga turi abafiyanse. Kubana nyine kwacu kwamishuriye uwo uri we wa nyawe, umukozi w'Imana by'ukuri, inshuti y'Imana. Atandukanye nuko namubonye duhura bwa mbere, atandukanye nuko namubonye dukundana, atandukanye nuko namubonye turi abafiyanse. Icyo gihe yari mwiza, ariko ubu ngubu noneho ni mwiza cyane. Ni umugabo mwiza, ni inshuti yanjye magara, ni umuntu nishimira, ni umunyamahoro, aratekanye, ni umukozi w'Imana byuzuye. Ntangira ubuhamya n'amaguru yanjye yombi n'amaboko yanjye byose n'ubwenge n'umutima. Umupapa w'abana banjye, papa mwiza cyane, ukunda abana na mama wabo. Imana iguhe umugisha. Dorcas rero wa none, she is amazing. Ni umumama mwiza cyane cyane, umudamu wanjye nkunda. Niyo naba mvuye mu rugo nkamara isaha yose barumva namukumbuye kubera ukuntu, usibye ko nawe atakwemera ko mara icyo gihe cyose ataramvugisha, kubera ukuntu akeyaringa buri kantu kose, buri kanya niba uko nananutse buri kanya wambaza urashaka iki. Vraiment, thank you so much. Yambereye umudamu mwiza, umudamu w'umutima, umudamu ushobora kunyumva, umudamu umbaniye neza, urugo rwacu rufite amahoro. Ni hari ikintu cyajyaga numva kizambuza amahoro, ni ukuba nyine tudashobora kubakana neza ngo tugire ibintu bimwe na rimwe tutumvikanaho, kuko numvaga aricyo kintu gikomeye cyane cyambabaza pe cyane. So rero thank you so much ko tubanye neza, tugakorana umurimo w'Imana, nta mbereka, nta kintu byo kuvuga ngo tuzishushanye inyuma ya kamera. No. Wapi wenda ikintu abantu batazi ni uko ngo turahuza ku bintu byose. Ibintu byose usanga tubihurijeho, yewe byatangiye dusanga duhuje amaraso. Groupe 5 ntabwo tuyivuga wenda, ariko njyewe nawe duhuje groupe 5. So rimwe na rimwe rero bakavuga ati abantu bahuje amaraso ntabwo bubakana neza, ntabwo bahuza, ariko twebwe twarahuje mu izina rya Yesu, kandi ntabwo tuzakomeza tunahuze. Ikindi kintu wenda tutavuzeho ni uburyo mu gutegura umubano, niko navuga, iyo abantu badutegura sometimes batubeshya. Bitari no kutubeshya, ahubwo ugasanga wenda bashobora kutubwira ubuzima bwabo aribwo bagenderaho ko ariyo reality. Bavuga ko ubuzima bwabo ariyo reality bazi kubyumva, bitandukanye kandi n'ibyo umuntu aba agiyemo. Ariko hari imvugo ivugwa n'abantu benshi ivuga ngo nta rugo rusa n'urundi. Rero Imana yatugiriye neza, urugo rwacu ruri unique, tubanye mu buryo buri unique. Twakreatinze uburyo bwacu bwo kubana, bitari kuvuga ngo amategeko, ngo umugabo ngo ashinzwe ibi, agomba gukora ibi, umugore ashinzwe gukora ibi ngibi, sibyo? So harimo rero abantu bamwe na bamwe, namwe abantu b'urubyiruko cyane cyane wenda badukurikiye, bigishwa nabi, sibyo? Cyangwa se bakagutera ubwoba
ukumva ko gushaka ari ikintu gikomeye cyane cyangwa se ari urugamba nk'uko bivugwa, sibyo? Wabivugaho iki? niko nyine twigishwa, twisha ko ari ibintu bigoye, ari intambara, ari ugushwana, ari ikintu kwihangana no gufunga umwuka, ariko bakeya cyane ni bakeya cyane bashobora kukubwira ko uzishima, uzagira amahoro, uzaba utekanye. Imana ishimwe rero ko yaduhaye amahoro n'umutekano, kandi ikaba ikibidukomerejemo kugira ngo dukomeze twuzuze icyo yaduhamagariye gukora. Turabashimiye cyane rero, ni uko nguko twareshyaga, sibyo? Tuzagaruka no mu zindi topic zindi tuganira ku bintu bigiye bitandukanye. Ndagushimiye ko twakoranye ikiganiro cyiza. Thank you. Turagushimiye Mana nziza, tugushimiye umugambi wawe mwiza kuri twebwe, wabanye natwe dutangira kino kiganiro nk'uko twari twabigusabye ngo ubane natwe, wabikoze ubana natwe. Nyemerera tubigushimire kandi ubihererwe icyubahiro. Twavuze byinshi, twavugiye ahantu, nyemerera bigira icyo bimarira abantu, kubera yuko twizera yuko ibyo dukora byose biba biturutse mu mugambi wawe. Nyemerera bino bintu bikora icyo wagambiriye gukora, ntibibe ku bwacu ahubwo bibe ku bwawe. Turagushimiye yuko ugiye kubana n'abantu bose bari bubyumve, bazabyumva kandi bikagira icyo bibamarira. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amen.